Yes, reka nongera nguhereze ikaze wowe wakoze subscribe ku Murava News kabisa. Mbanje kugushimira ngushimira cyane rwose, ariko nyuma yo kugushimira rwose nta mpamvu yo kugira ngo ngende ntakweretse ntakuhaye ishusho rusange y'amatora y'uyu munsi uko byamaze kugenda. Amatora rero mu by'ukuri dusa nkaho twabimburiwe, reka mbyite ko twabimburiwe nubwo yari yatangiye kare, aho rwose nyakubahwa chairman w'umuryango FPR Inkotanyi yagaragaye rwose ari gutora avuga ati nanjye mfite uruhare, nanjye ngomba kugira uruhare rwo kugira ngo ngire gutya kugira ngo njye gutya rwose mbashe kwitorera nanjye umuyobozi. Uramubona bamubona bita Jeannette, nyakubahwa Jeannette Kagame, nyakubahwa mama Jeannette Kagame kabisa, umubyeyi kabisa udukunda kuduhereza urugero rukomeye cyane kabisa, n'abati ngomba kugira gute, ngomba kugira uruhare rukomeye cyane kuba nakwitorera umuryango cyangwa se kuba nakwitorera umuyobozi ugomba kuyobora, ugomba kuba yatuyobora. Ngira ngo murabona nyakubahwa ngariyo mu masaha mu by'ukuri urabona nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu by'ukuri ubwo yasesekaraga ku biro by'itora kuri site y'itora yakiriwe neza cyane kabisa, aravuga ati rwose nta kibazo gihari ahangaha, agomba kugira gute, agomba kuba yatora. Nako mu by'ukuri ni ahantu hasangwa cyari ku kigo cy'ishuri mu by'ukuri kirimo gitoresha, bigaragaza ko iki nicyo bita demokarasi, nicyo bita ubumwe, nicyo bita umuryango, nicyo bita ndagira ngo ibi byose bigomba kugira gute, biba bigomba kugaragarira buri muntu wese, biba bigomba guhesha isomo cyangwa se guha isomo abandi bantu bose muri rusange mu by'ukuri n'ibindi bihugu byose muri rusange. Ngira ngo iyi niyo bita demokarasi, ubusobanuro bwa demokarasi. Ibi ngibi nyakubahwa Paul Kagame bino bintu yakoze, iki nicyo bita demokarasi. Definition ya demokarasi ni iki? Yes, ngira ngo urabona bamwe mu bantu bagiye batandukanye mu by'ukuri bari mu kwiyamamaza, nkuko murabona aho ngaho nabo bari bitabiriye nabo amatora, baravuga ati reka turebe ukuntu twagira gutya rwose natwe tugiye gutora, turebe ukuntu natwe twakongera ijwi, dushaka ukuntu natwe ijwi ryacu twaryongera kuyabanda. Ariko ndibaza ko nk'ubu ngubu wenda tuvugana urugero ushobora kureba ukabona ati nubwo ndi kwiyamamaza ariko uyu muntu rwose akwiye kuyobora u Rwanda, reka mbarwe nitorera. Yes, birashoboka cyane. Narakwereka umuhungu rwose ndavuye ngo umwe mu bahungu twemera twese umaze gusa nkaho wenda amaze gucaka agahigo cyane cyane mu gihe muri no periode y'amatora ya nyakubahwa chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi, umusore rwose mw'abasore bagiye bakora udushya twinshi tugiye dutandukanye, mw'abasore bagiye bagaragara mu buryo bugiye butandukanye, byaba mu kugaragara mu buryo buri smart, mu buryo bwo kwitwara neza, mu buryo bwo kuyobora abo bari gufatanya muri gahunda, uburyo bwo guca bugufi no kumvira. Ntago mu by'ukuri numwe mu basore mu by'ukuri ureba ko u Rwanda rugomba kurera neza kandi rugashyigikira neza kabisa, ukavuga ati wabyaye arakubyaye kabisa, akavuga ati wow. Mu basore rwose ubona ko rwose u Rwanda rukeneye, mwe mu basore bagaragara ko rwose igihugu u Rwanda arufite mu maboko, muri mu maboko. Mwe mu basore rwose bagiye bagaragaza imyitwarire myiza cyane, discipline and evidence, yayindi discipline uvuga ati cyakoze uyu muntu yararezwe rwose uko biri. Yarayimuye maratora avuga ati rwose ngomba kwinjira mu cyumba cy'itora, nyuma yo kwinjira mu cyumba cy'itora rwose ngende ntinjira ku gasanduku kangire gute, ubundi agapapuro k'itora ngize gute ngashyiremo, nimara kugashyiramo ngende bashyiraho akamenyetso kanjye, akamenyetso kemeza ko natoye, ubundi ibintu rwose bigende bigira gute bijya ku rundi rwego. Ndakubwiye ngo rero habaye udushya twinshi mwagiye mubona mu karere ka Musanze, mwajya mubona mu karere ka Musanze rwose aho ikintu bita ikiryo rwose cyari kimeze neza, aho bajyaga gutora akabakubita icyayi. Aha ngaha hamwe rero ni muri Kicukiro, aho ngaho muri kubona mu by'ukuri hari n'ibiro by'itora bimeze neza, byari bidekoye n'ubugu biradekoye bimeze neza, amatara aracenyera, cyakoze Kigali genda urategura cyo bita u Rwanda rumaze kugera. Miss Pamela nawe ati njyewe nubwo nibere muri Tanzania ariko mfite uruhare kugira ngo rwo gutora umuyobozi mbona ubereye u Rwanda, umuyobozi mbona ukwiye kutuyobora. Miss Pamela na majete se ngize ukuri kuzima mukobwa we, ni ryari utoye kangahe? Ati njyewe n'inshuro ya mbere rwose nari ntoye, sinajyaho ngo mbabeshya. Yari afite ibyishimo byinshi, avuga ati rwose nishimiye kuba kuri inshuro ngira gutya, nagira gutya rwose nkabasha kuba nakwitora umwe mu bayobozi rwose. Harashishikariza n'abandi banyarwanda bose bari hanze nabo rwose bavuga ati nyamara nyimukabyara mugomba kujya guteta, nimuze kare ndabahamagaye cyane mugire gute mutore. Uwo bita Graciana nawe umunyadukoryo w'umukomedi avuga ati njyewe ndi ku mwitozo, ubu ngubu ndi kujya gutora, njyewe ngeze mu muhanda ndi kujya gutora, nafashe najyaga nkora siporo nkorosinga, ariko uyu munsi ndazikora nerekeza hehe kuri site y'itora ngire gutya
ngiye gutya ngiye gutegura amatora ngiye kureba ukuntu ntora rwose naze mbona no mu karere ka Musanze ndi wenda bavuga ko mu karere ka Musanze ikintu bita icyayi n'irindazi bagifataga rwose bari kurya bameze neza cyakoze u Rwanda ni rwiza u Rwanda ruraryoshye koko u Rwanda man umuntu wanga u Rwanda aragatsindwa sinzi u Rwanda ruraryoshye ngiye ngo urabona muri abanyarwanda bose bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bafashijwe uburyo bwo kuba batora ibi byakozwe ku munsi wo ku itariki 14. Iyi ni ikipe ya APR FC iri kubarizwa muri Tanzania aho iri gukina irushanwa rya Sekafa Kagame Cup rwose ngira ngo murabibona cyane rwose barimo baragira gutya rwose bakavuga ati bimeze bite bita Pierre muriho muramubona ndetse hakiyongeraho rwose mu basore bagiye batandukanye b'ikipe ya APR ndetse namwe mu bayobozi b'ikipe ya APR FC murababona rwose abaganga murababona aho ngaho rwose ko bimeze neza ya staff yose ya APR rwose iri ku murongo igira gutya ati gutora n'inshingano zacu ibintu rwose bigomba kuba bigize gutya bimeze neza cyane rwose ngira ngo twongere garuka kuri uyu musore ikintu ntari nigeze muvugaho abantu benshi nazo mbibona ejo kuri DJ Brian avuga ati kuki discipline afite ukundi kuntu wenda wihariye aravuga ati afite discipline class sinzi ntakagize ibintu byinshi cyane muvuga ariko this is smart, very smart kabisa. U Rwanda bigaragara ko rufite gahunda nyinshi ikomeye cyane reka ngarukireho nisesengura ahubwo cyangwa se ninjira neza ku munsi w'amatora w'uyu munsi twitega ikirere ku munsi weje ukurikiyeho cyane ko umunsi ku munsi hakomeje kugenda havuka udushya hakomeje kugenda hagenda haza udushya gusa twibaza ati ibintu bimeze bite umunsi rero ku munsi ukuntu wagenze uyu munsi ngira ngo ni umunsi wari umunsi ku munsi wa mbere mu by'ukuri w'amatora ubwo rero hagombaga gutorwa mu by'ukuri ugomba kuzayobora u Rwanda hagati y'abagabo rwose batatu uwo bita Frank Habineza na Mpayimana ndetse akiyongeraho n'umunyamuryango chairman w'umuryango wa RPF inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame kabisa amuzehe umubyeyi abenshi rwose banavuga ati ntabwo turi buze kuza gushidikanya ngira ngo probable kenshi mu itangazamakuru tujya dukunda kuyitangaza probable gutanga probable nta kibazo gihari ngira ngo nazo muno bita Frank mu by'ukuri mu bagabo mu by'ukuri bahoze kare bigirira icyizere bavuga ati ngewe kabisa ndemeza neza ko nkurikije uko nagiye niyamamaza nzenguruka ahantu uko bimeze ati ngewe rwose mfite amanota mfite icyo bita inota ndetse n'andi manota rwose mfite amanota ati ngewe burati mwe muretse gato cyane kuko ikintu bita amanota ngenda yafite ndayagwije kuko twahanye amasezerano n'abantu nagiye bose nzengurukaho cyakoze amanota mfite rwose make ashoboka amanota make nagira ni 55 ati rero mfite icyizere ko ngomba kuzatsinda ati ngiye perezida rwose w'umwaka utaha ngiye perezida rwose mu myaka yindi iri imbere ati zimanda ikurikiye rwose ninjye ugomba kugira gutya rwose nkayobora ati niyo mutikana narabyiteguye cyane ati nariyamamaje neza nahawe ibisabwa byose kugira ngo niyamamaze ati nahawe support zose nahawe imbaraga zose ati nariyamamaje byose bimeze neza urumva ko rimwe mu magambo by'ukuri ashimishije kandi namwe mu magambo buri muntu wese ashaka gutekereza akavuga ati cyakoze u Rwanda mu by'ukuri u Rwanda rugira ukuntu ko rudushya twara u Rwanda rukora ukuntu twagwa mu kubona ko abantu mu Rwanda barishimye kandi nozo mbona ko uburyo urubyiruko muri rusange bwabo urubyiruko ndukubona zideba ku ma status ku mbuga nkoranyambaga bose bavuga ati tuvuye gutora nimwe nkuko bagiye banabigaragaza mu kwiyamamaza no gutora rero niko byagize gutya rwose biragenda nibyo nkubwira ngo rero mu by'ukuri ikintu bita amatora y'uyu munsi yitabiriwe ku rwego rwo hejuru yitabiriwe ku rwego rugaragara yitabiriwe ku buryo buri muntu wese avuga ati cyakoze rwose iki kintu bita gutora biragaragara yuko rwose amatora agize gutya ameze neza amatora y'uyu munsi rero bimwe mu bintu bigenda kuko gahunda kuntu zimeze ngira ngo mu gitondo cy'umuseso bagerageje gufasha cyangwa se bagerageje kuba bafasha abashoboka bose kugira ngo babashe kugira ngo babashe kuba bagira gutya rwose bagatora ngira ngo bahereye ku bantu bafite ubumuga n'abantu bandi bafite imbaraga nkeya bagiye babafasha kugira ngo barebe ukuntu babafasha bakagira gutya rwose bagatora amatora yabo akagenda neza cyane 5-5. biri mu bintu biri gutuma rwose ibintu bimeze neza cyane ngira ngo numwe mu bantu tuvuganye rwose ari kumbwira ati rwose nyaboneka ati simbuka hano hari inkuru rwose zishyushye cyane zo kugira ngo tubashe gukavaringa igihe amatora aza kuza kurangirira ndavuze ati reka ndamubwiye ati uretse gato ndaje kugira ngo tubashe kureba
uburyo dukavaringa izo nkuru zose tubagezaho amakuru neza cyane gatanu kuri gatanu. Byose ibyo ngibyo bibaye nyuma y'uko nari maze kuvuga ngo reka mbanze ngire gushya, mbanze nkurikira iyi nkuru maje gukurikira, mbanze ngire gushya rwose, mbanze nyibahereze kugira ngo mutaza kuza kwicwa n'irungu umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ndakomeza ngende bakurikirana buri kintu cyose neza cyane, ibintu byose uko bimeze. Gusa andi makuru yandi ahari mu bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se mu bijyanye n'imiyoborere myiza cyangwa se mu bijyanye n'uburyo rwose imiyoborere myiza igize gutya rwose uburyo imeze, nuko rwose hari gahunda y'uko hagiye kuza iterambere mu by'ukuri rikomeye cyane, iterambere mu by'ukuri rishobora kuzatuma hari ibintu byinshi cyane mu by'ukuri u Rwanda rushobora kuzagiramo, rushobora kuzageraho kandi mu gihe gito cyane, mu gihe urubyiruko rwose muri rusange rugiye kubigiramo uruhare, mu gihe urubyiruko rwose muri rusange rugiye kugira uruhare rukomeye cyane. Mwahoze mubona rero uburyo rwose gahunda ziri kugenda rwose zijyanye no gutora. Niyo mpamvu navuze ati ibi yose gahunda zose ngire gutya nzibakurikirane neza cyane gatanu kuri gatanu. Uyu ni Umurava News, akora subscribe kugira ngo tubashe kujya tubana umunsi ku munsi, yewe ndetse n'ibiganiro byose bigiye bitandukanye umunsi ku munsi, kugira ngo tubashe kugira gutya rwose, tubashe kujya tugira gutya rwose, tube turi kumwe. Ibiganiro byose mwe mujye mubasha kubibona, yaba iby'imikino, yaba ibya politike, yaba amakuru agiye agezweho mu myidagaduro, amakuru yose agiye atandukanye rwose mujye mugira gutya mubashe kumenya uko bimeze. Ubu rero ibiganiro bindi nahagaruka.